Isomo ry'uyu munsi n'ubundi turarisanga mu gitabo Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo, cyanditswe nande Dr. Nikodeme Hakizimana. Page ya 60, umwanditsi avugamo impamvu gukiranuka bigora abantu, cyane cyane nk'abakristo. Umwanditsi yatwigisha ikintu gikomeye cyane kijyanye no kubaho ubuzima butunganye, tumaramaje, tutajijisha na gato, tukayoborwa n'ibintu bigera kuri 3: kuba inyangamugayo, gukunda ukuri no gukorera mu mucyo. Umwanditsi avuga ko arizo ntwaro ziturinda ko imizi yo gukiranirwa yashingwa mu mitima yacu. Ugakiranuka umaramaje nta gusubira inyuma, mu duke ugakiranuka, mu byinshi ugakiranuka. Umwanditsi avuga ko impamvu gukiranuka bigora abantu nuko bisaba kuba uri inyangamugayo, kuba ukunda ukuri ndetse no gukorera mu mucyo. Kandi abantu benshi bananiwe kuba inyangamugayo, usanga babaho ubuzima bwo kujijisha. Ubwo buzima rero hari igihe bugeraho bugahinduka umusingi w'ubuzima bwabo bwa buri munsi. Abantu ntabwo bakunda ukuri, ntibakunda gukorera mu mucyo, ntibaba inyangamugayo. Niyo mpamvu gukiranirwa byashinze imizi mu mitima yabo. Ikimenyetso cya mbere cy'umuntu washinze imizi yo gukiranirwa mu mutima we nuko ahemuzwa n'ibintu bitakabaye bimuhemuza. Kandi akenshi burya birangira se ikibi agukojeje isoni. Niko bigenda iyo ujijisha, urakomeza ukajijisha. Burya ushobora kujijisha rimwe na rimwe bigakunda, ukajijisha abantu rimwe na rimwe bigakunda, ukabatuburira rimwe na rimwe bigakunda, ariko ntabwo uzahora ubatuburira iteka. Hari igihe kigera ugakorwa n'isoni. Binyibukije agakuru k'umugore wagiye aho bacururiza inyama mu masaha akuze, bari hafi gufunga. Ahageze arabaza ati ndashaka inkoko yo kujya guteka. Umucuruzi w'inyama ntabwo yari inyangamugayo, ntabwo yakoreraga mu mucyo, nta nubwo yakundaga ukuri. Yafunguye konjerateri asanga hasigayemo inkoko imwe yonyine, ayikuramo ayishyira ku munzani asanga ipima 1,5 kg. Umugore abaza umucuruzi w'inyama ati ese haba hari indi nkoko usigaranye yaba nini kurusha iyi ngiyi irengeje 1,5 kg? Umucuruzi w'inyama aravuga ati reka mutuburire n'ubundi nsanzwe mbikora. Yafashe ya yindi ipima 1,5 kg ayisubiza muri konjerateri, arangije afata ibuye ripima inusu, ni ya mabuye basanzwe bapimisha ku minzani. Afata iryo buye ariseseka mu nda y'inkoko ibazi. Ubwo yari asanzwe n'ubundi abikora, azi uburyo abigenza, agatuburira abantu. Noneho ya nkoko yari yashubije muri konjerateri ahita ayikuramo irimo iryo buye, noneho ayisubiza ku munzani. Barebye basanga irapima ibiro 2. Umugore abibonye ati byiza, noneho ubwo mbonye inkoko ipima ibiro 2 mu gihe ya mbere yapimaga 1,5 kg. Umugore ahita avuga ati rero mu rwego rwo kuguha icyashara, izi nkoko ngiye kuzitwara zombi ari 2. Amakuru avuga ko umucuruzi w'inyama, umucuruzi w'inkoko, na n'uyu munsi aracyubitse umutwe muri ya konjerateri, aracyari gushakisha ya nkoko ya mbere ipima 1,5 kg yayibuze. Yarumiwe nyine, urumva yakozwe n'isoni, birumvikana. Hano rero harimo isomo rikomeye, ni naryo umwanditsi atwigisha, ryo kwiga kubaho ubuzima butunganye, tumaramaje, tutajijisha, ndetse no kurwanya ko imizi yo gukiranirwa yashinga mu mitima yacu. Kubera ko iyo imizi yashinzemo birangira ukozwe n'isoni no ku kantu gatoya katakaguhemuje, niba ariko navuga. Intwaro 3 zabigufashamo rero nk'uko umwanditsi abivuga: no kwihingamo kuba inyangamugayo, kwihingamo gukunda ukuri ahantu hose ukajya uhagarara ku kuri, no kwihingamo gukorera mu mucyo, ibintu byawe byose bikaba bisobanutse. Kubera ko ubunyangamugayo ni ikintu gikomeye ariko cyihisha abantu benshi. Kandi burya buri kimwe cyose wungutse mu bunyangamugayo kizaguhira, kiguhe n'amahoro. Ndakubwiza ukuri, impamvu amafaranga uyatunga ariko ukabura amahoro yo mu mutima, ukajya uhora ushakisha ibiyayuramutwe kugira ngo wumve wasinzira, watora agatotsi, ukajya uhora wumva igitima kidihagura, ugahora n'ubwo butazi ahantu buturutse. Abantu bose bakaba bakubona warakize, ufite amafaranga, umeze neza, wubatse amazu meza, ugenda mu mamodoka meza, ariko igitima ukayoberwa ahantu kiri guturuka.
ukajya wicara ukumva nturi hamwe, ntufite amahoro, ntuseka, useka ari uko wanyoye kuri manyinya, useka ari uko wakoze ibi n'ibi, ibyishimo byawe ntibiramba, nta mahoro ugira. Akenshi ujye wisuzuma urebe niba amafaranga uyinjiza mu buryo bukwiriye. Ndakubwiza ukuri, niba ushaka ko amafaranga guha amahoro, ukayatunga akanagwira rwose kandi utuje umeze neza, nta kibazo na kimwe ufite, nta mutima ugucira urubanza, ayo mafaranga jya uyunguka mu buryo bw'ubunyangamugayo, mu buryo bw'ukuri, mu buryo bw'ubunyangamugayo. Buri kimwe cyose wungukiye mu manyanga, mu gutubura, mu butiriganya, mu bintu byo gufefeka, mu bintu bya icyo kintu urakinjiza koko ubone wanateye imbere, ariko ntabwo uzamenya ahantu umutima ukurya, ahantu uturuka. Ariko roho y'ibibizi, ibi bibona, roho ihora igukomanga. Rero iyo igukomanze umutima urakurya, umutima uhora ugucira urubanza, ukumva wabuze amahoro, ukajya uvuga utareka ko nta mahoro ngira kandi mfite ibintu. Ni ukubera iki? Ujye wisuzuma neza. Hari igihe ibintu wunguka ubyunguka mu buryo butarimo kwakura, ubyunguka mu buryo bwo kujijisha. Ujijisha isi nayo ikakujijisha, ujijisha umutima nawo ukakujijisha, ujijisha ubwonko nabwo bukakujijisha. Ushobora gutuburira abantu rimwe na rimwe bikaguhira, ariko ntabwo ushobora kubatuburira igihe cyose. Ndakubwiza ukuri, ukamara imyaka 10 utuburira abantu, oya, igihe kiragera ugakorwa n'isoni. Kandi noneho iyi soni zije aba ari ku karubanda, hari igihe uzakorwa n'isoni imbere y'amaso y'abantu n'imbere y'Imana, kandi uzakorwa n'isoni. Agakosa gato nko gushaka kureba abantu mu mutwe uyobowe n'imizi yo gukiranirwa washinze ukanayivomerera mu mutima wawe, gashobora kwangiza ibintu umaze kubaka imyaka yose. Birashoboka cyane rwose, birashoboka. Nta kintu kibi rero nko guseba wabyikururiye. Guseba wabyikururiye ni bibi. Burya uzasebe wagambaniwe, icyo gihe n'Imana iragushumbusha nyuma. Uzasebe abantu bakubeshyera ari ukukugendaho kubera ibintu wenda ugenda ugeraho cyangwa se ibikorwa byawe, abantu bakagira ishyari se bakakugabaho ibitero. Ariko ntuzasebe umutima ugucira urubanza, no. Uzasebe ku buryo umutima wawe utagucira urubanza na gatoya. Birananezeza burya n'igihe uba wisekera uvuga uti ndabizi ko ndi umwere muri njye, ariko ntuzasebe nawe wabigizemo uruhare. Uwo mutima ntabwo uzawukira ahantu hose uzaburi, uwo mutima uzahora ugucira urubanza, uwo mutima uhora ugucira urubanza rwose. Hari rero bigera igisebo no gutakarizwa icyizere, bikaba imbuto zera ku giti cy'amanyanga iyo cyashinze imizi mu mutima wawe. Intwaro rero ni 3 nk'uko Nikodema zivuga: kuba inyangamugayo, gukunda ukuri no gukorera mu mucyo. Icyizere kimeze nk'amagara, kimeze nk'amazi, iyo amenetse ntayorwa. Ikintu twasigarana umwanditsi yatwigishije muri iri somo ni izo ntwaro 3. Ni intwaro 3 zo kwirinda kubaho ubuzima bwo kujijisha. Sikuno ubuzima bwo kujijisha butera umutwaro munini. Ikinyoma burya kugira ngo ugishyigikire, ubuzima bw'ikinyoma babisaba ko uhora ubushyigikiye, uhora wihohora, uhora ufite ubwoba, kubera ko umunsi bwagutamaje bugushyira habi cyane. Ariko ubuzima bw'ukuri nubwo wabwibagirwa, nta kintu na kimwe uba, uhora umuntu ufite amahoro, utuje, umeze neza. Ibintu ni 3 rero: binyangamugayo, ukunda ukuri, ubundi ibintu byawe biba bisobanutse biri mu mucyo. Nta hantu uzahurira n'umutima ugucira urubanza, roho igucira urubanza, roho ihora ikomanga. Hoya, reka maramaza rero. Muri utwo tuntu 3 turahagije. Ubu butumwa n'ubundi ntavuze wabusanga mu gitabo Ubwami bw'Imana subwa amagambo cyanditswe na Dr. Nikodema Hakizimana. Wakigura ukagisoma ukarushaho gusobanukirwa n'ijambo ry'Imana no gukura mu buryo bw'umwuka. Harimo inyigisho z'umwihariko zagenewe abashumba, abavuga butumwa, abakristo n'abandi bose bifuza gukura mu buryo bw'umwuka. Uramutse uri nk'i Kigali wagisanga kuri librairie ya ADPR hariya Nyarugenge, librairie Ikirezi, kuri Dash Yoga Center Igikondo kirahari. Noneho muri ibi bihe by'igisibo, ibi bihe bidasanzwe, Dr. Nikodemo yahaye abantu promotion. Arababwira ati igitabo cyari kiri ku 10,000 ngishyize kuri 5. Noneho muzananirwe, muzinanirwe, ntako nabagize. Uramutse ugishaka Igikondo urahamagara banakikohereza wowe uherere hose mu gihugu. 0784 069 2999. Nayisubiramo: 0784
069 299. Ku muryango w'abasoma Bibiliya ku Kacyiru kirahari 0789 48 74 80. Iyo na nimero wayihamagara hariya Kacyiru bakakikoherereza 0789 48 74 80. I Musanze mwagisanga kuri gare ya Musanze ukinjira ibumoso mu iduka ricuruza ibitabo, no ku rusengero rwa AR Anglican kuri Mothers Union mwakibona 0732 059. No gufatirana hakirimo promotion rero ko mu bihe biri imbere gishobora kuzasubira ku biciro bisanzwe. Urumva Dr. Nikodemo yagishyize kuri promotion kubera bino bihe by'igisibo abantu barimo, cyane cyane nk'igisibo gishyira Pasika. Abantu bagomba gusoma ibitabo bibungura bumenyi bubafasha kujya mu gisibo neza. 0732 059. Iyo utwaye ibitabo 20 ugabanyirizwa 20%. Ubwami bw'Imana si ubw'amagambo rero, ni igitabo cy'abantu bose, ni kikaburi wawe no mu bawe, ni cyiza rwose.